jihad mu muhamagaro wanjye wa hano ku isi yego sabwa kumukunda nkuko nakunda abandi bose naho imikorere ye. Ese wowe video y'Amana ubwo warayibonye? Nayohererejwe n'abantu bagera nko muri 5 ubona bumi w'induru ziri kuvuga abantu bo kuri imihanda bakunda byacitse. Ti mama chance kabaye tabara dusenge baza biyambitse ishusho yo gusenga. Nese habaye iki nkajya gufungura nkasanga nibyo nyine bisanzwe. Kona gwa video y'Amana. Kuba mama chance batangaza ati waroze Jackie, kuba mama chance batangaza ngo urumurangi. Usa na se Sharon Jackie nyawe. Nanababwiye ko mutamutunga kamera. Jackie wigeze umugiye igikoresho cyawe ukamutegeka cyane. Uwo Jackie muri kunzanira. Umurozi wakugoye cyane n'uwuhe mu gihe kuvatanya kurwana n'abarozi? Nuwaje yiyambika isura y'umwana wanjye w'imfura. Oya. Akiyambika isura ya Chance, akaza yahindutse Chance angana na Chance. Yarangiza akaza gukora ubuyobe bwiwe mu bana banje yarambangamiye yarangoye. Ku buryo yarazaga akaba yakwicara muri saro abamusanze muri saro bakagira ngo ni Chance kandi atari Chance. Na Chance na warabizi hari gihe abaga yicaye muri saro ajya kubona akabona iruhande rwe hicaye undi muntu basaba ameze kimwe bareshya banangana. Akambwira ati ma tuzi ko iruhande rwanjye hicaye umuntu dusa tungana tumeze kimwe. Undi murozi unzengereza ni umurozi ukunda gutera abantu yiyambitse isura yanjye. Uwo murozi rero Slim Jesus. Yes, reka mbahereze ikaze bakunze bacu mbasuze mbifurize kugubwa neza muri mwese impande n'imande zitandukanye z'igihugu. Mbibutse gukora subscribe kuri Mama Chance Official. Niho muzajya mubona Mama Chance ibiganiro byiwe bigiye bitandukanye ndetse n'ubutumwa butandukanye. Mama Chance ngwaye ikaze. Murakoze bande. Umeze neza? Cyane. Hari abantu buryo batajya babona umusatsi wawe ufite agasatsi gake kuki utajya wisukisha? Ko najya nisukisha? Nago itorero ryanjye sengeramo ibyo bintu byemewe ariko nago hanini mbikora ndeka kubikora kubw'itorero ahubwo ndeka kubikora kubw'amahitamo yanjye kuko kubwo kuronka Kristo hari byarinda muzanjye nemeye ko biba igihombo. Nuko nigeze kumva ngo mu itorero baraguciye hitaga nibaza se ntabwo ahita uvuga utireka nawe wibereho ubuzima bwawe busanzwe. Ubwo mbaye nabikoraga kubera itorero baramutse banciye nyine nahita nkora ibyo biri mu mutima wanjye nagiyemo kubw'agahato k'itorero ariko kuko mbikora kubw'amahitamo yanjye noneho bikaza bigahura n'amabwiriza y'itorero ryanjye baba baranciye cyangwa bataranciye ngiye Mama Chance wo narindiwe nkomeje kubawe uretse ko ibyo bintu n'ukubeshya banciriye hese ahubwo ibyo abantu bavuga nibyo abakozi ba Satani bifuza ni nabyo Satani yifuza ko itorero ryanjye rinca baranca se mfitanye na bikihe kibazo. Ni ikibazo gikomeye. Ese usengera Mama Chance? Sengera muri ADPR CGM. ADPR CGM. Niho sengera. Okay. Munsi mwe ariko maboneka gake akenshi mba nagiye ahantu hagiye hatandukanye kuko ubu muhamagaro wanjye uri kuntuma ahantu henshi cyane cyane mu madini agiye atandukanye. Iwacu mpaboneka gake nyine mu buryo bwo kugira ngo ntabura burundu. Yego. Tujye kuganira rero turaza kwiganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko turaza kuba twahera ku cy'abantu benshi bari kukwibazaho cyane ko abantu benshi bavugaga bati Mama Chance yaratinye naga azasubira kuri kamera ngo kuko wabaye ikizi ngo warasebye ngo nasebye nteze ngo wasebejwe na Jackie uwo wasengeraga yaraje avuga ati burya ngo nasenganye nazanye umunyamasengesho ngo nsengere ngo nsanga wa muntu nitaga umunyamasengesho ngo akorana n'indi myuka. Ngewe rero reka nkubwiza ukuri mbwira n'abadukurikirana baho ukuri nge nago ndasengera Jackie. Namwe ujye usengera Jackie? Ni ukuvuga ngo ubuzima twinjiranyemo bwo gusenga ni ubuzima busanzwe nkuko nawe yabikora nkuko nabandi bose babikora. Jewe ntago ndasengana Jackie nkuko akazi ko gusenga mu mabwiriza yuko ngomba kwita ku muntu urwaye kugira ngo ahabwe ubuzima ntabyo ndakora. Ntabwo ujye usengana na Jackie? Ni uwango gusenga biboneka mu byiciro bitandukanye. Hari ugusenga ugira ngo umuntu muri kumwe yego mubanze muryoherwe n'ibyo byiza byo gusenga. Kabiri hari ugusenga mushaka guhura n'Imana mu buryo bwo kwezwa. Yego. Hari ugusenga mushaka guhura n'Imana mu buryo bwo kuyereka ko muyikeneye kandi mwayibonye mu byo bita gushima.
rero gusenga guhindura ubuzima ntako nari narigeze nkora kuko hari amabwiriza ngenderwaho antereka muri ibyo bihe byiza byo gusenga nyabyo Jackie yari akeneye kugira ngo ave ku gisasiro abe muzima. Ibyo rero nari ntarabikora. Kuki atari byo wahereyeho kugira ngo umusenyeri ntabwo ari ngombwa kubera ko kugira ngo ugere hano hari urugendo wabanje gukora. Wabitekereje uhita wisanga hano. Oya. Wabanje gukora urugendo kugira ngo ugere hano. Hano yego. Rero no kugira ngo tugere kuri iyo ngingo yo gusenga guhindura ubuzima hari urugendo tubanza gukora mu bihe byiza byo gusenga. Yego. Ariyo mpamvu uwo bita Jackie yavuze ati ngo mwabaga muri gusenga ukagera ukamubaza ngo ariko nguri muntu ki kuko mbona ngo tutari guhura mu myuka nguri muntu ki. Usa na se Sharon Jackie nyawe ntago yaza kuri kamera arwaye. Nta nubwo araza kuri kamera nanababwiye ko mutamutunga kamera. Yaraje. Uriya rero ntago ari Jackie nyawe nagiye gusura. Ninde? Nta nubwo ari usa na se Sharon. Ni uwo nguwo uko nguko abantu bamubona gutandukanye ngewe yego nuko Jackie mubona. Yego. Buriya ni imyuka mibi yari kumukoresha? Oya. Ntago ari imyuka mibi. Ahubwo kiriya ni igihe. Ni igihe. None se kuvuga ngo ko wivugiye ngo nta muntu watunga Jackie kamera ukanabishetera. Nta nubwo barayimutunga ntago babikora. Isi y'umwuka ya Jackie. Ntago byemewe ko Jackie atungwa kamera. Kandi yarakoze ikiganiro cyarebwe. Reka biriya ntago ari kwa mama Chance. Hariya ni kwa Buryohe. Kwa mama Chance rero nta munyamakuru wemerewe gutunga. Kwa mama Chance mu murimo wanzanye hano kuri izi mbuga nkoranyambaga no mu buzima busanzwe nta murwayi urwaye nka kuri ya Jackie wemewe gutungwa kamera. Ibi ngibi bigomba kumva bagomba kubyumva niyo ntabivuga hari abandi babivuga. Ngiye kwikwereka kuri YouTube mweke ikiganiro Jackie yakoze kimaze kurebwa no mu magana. Icyo ndi kuvuga kirumvikana. Uwo Jackie batunze kamera ni Jackie kwa mama Buryohe na papa Buryohe. Ariko Jackie kwa mama Chance nta muntu wamutunga kamera ntibibaho ntibinashoboka. Kirazira kikaziririzwa. Ngiye kwibaza umusore bita buri nguni ndetse na buri kantu ubwo ni timu ntago ari umusore n'abasore babiri cyangwa abagabo babiri bakoze ikiganiro bababaye cyane bati twagiye kureba Jackie ngo tumukorereshe ikiganiro cy'ubutabazi tumugezeho ngo umuntu uri kumusengera aramubwira ati ahita amubwira ati senga amaze kumubwira ngo senga ahita amubwira ati rero ukuntu gahunda zimeze ngo nta muntu wemere kugutunga kamera bose nibageni birangira buri kana buri nguni batamukoresheje ikiganiro. Ndashaka kwibaza kubera iki Buryohe na mama Buryohe bakurushije imbaraga bakaba bakoresha Jackie ikiganiro. Oya ntago bandushije imbaraga kandi nibyo bakoze sinabipfobya. Yego. Buri muntu wese mu mahitamo yemerewe gukorana na Jackie ibyo ashaka mu kwemera kwa Jackie se cyangwa no mu mahitamo ya Jackie. Aka kanya ibyo papa Buryohe na mama Buryohe bakoze niba bitanga ubuzima kuri Jackie ibi bintu byubahwe bihabwe n'agaciro nta n'impamvu yo kubivogera. Mu mboni zawubona nyine nta n'impamvu yo kubivogera. Okay uwo buri nguni na buri kantu kuba barasanze hari umuntu uri kumusengera bakavuga nta muntu wemere gutunga Jackie kamera bakabyumva bakabyumvira bakabireka nabo muri ayo mahitamo yabo yego muri uko kwemera no muri ubwo bwumvikane bwabo na Jackie ni ukuri nabyo byubahwe nta mpamvu yo kuvogera. Noneho tugaruke kuri mama Chance rero mu buzima bwa Jackie nawe wifuza ko akira ari Buryohe na mama Buryohe na papa Buryohe batwereka ko intego ari ukwifuza ko Jackie akira. Nyamara ari buri kantu na buri nguni nabo barifuza ko Jackie yakira ndetse n'undi munyarwanda uwo ari we wese kandi na mama Chance nibyo nifuza. Rero ngewe ntago mbayeho kubangamira amahitamo y'abandi se cyangwa amahitamo ya Jackie. Ahubwo ngiye mu murongo ngenderwaho wanjye mu myemerere yanjye n'indangagaciro na kirazira zanjye. Nta nubwo ari Jackie wenyine umurwayi urwaye nka kuriya kwa Jackie mu gihe byabaye ngombwa ko ninjira mu buzima ntago nakwemera ko bamutunga kamera. Turenge no kumutunga kamera nibiri gukorerwaho ntago nemera ko bihabwa isi. Turabihise se ngo biyimarire iki. Ikisi keneye nuko Jackie akira. Ntago isi keneye ko bajya kuyibwira buri kantu kose kabaye kwa Jackie. Ese uko kuntu berekana buri kantu kabaye kwa Jackie ko mwebwe muterekana buri kantu k'ubuzima bwanyu. Rero uko ngewe ndavuga nka mama Chance uko numva ibyo bintu byambangamira niko numva no mu gihe nije mu buzima bwa Jackie nabwo ibyo bintu bibangamye. Rero mu mahitamo ya Jackie
yemerewe ko bamutunga kamera. Yego. Mu mahitamo y'abamusura bamutunga kamera. Ariko ngewe mama Chance mu buzima bwa Jackie mu murimo wanjye waba unjyanye nta munyamakuru wamutunga kamera. Ubita Jackie wati ngo wari waramugize igikoresho cye niyo mpamvu yahisemo gukora ikiganiro kugira ngo erekane ko atari igikoresho cyawe. Kuko ngo wari waramuje kujya kuri kamera. Jackie wigeze umugiye igikoresho cyawe ukamutegeka cyane. None se umuntu ungana na Jackie ufite imyaka nk'iyo Jackie afite ntago nge nemerewe kujya kumutegeka. Ahubwo mubwira ikingenza n'amahame y'ibyo nsabwa gukora mu buzima bwe wakaba yabyemera cyangwa akabyanga. Kuko umurwayi yarwaye yivuriza mu ivuriro ashaka agahitamo umudokiteri ashaka. Rero mu mahitamo ya Jackie yemerewe kuza mu buzima bw'ubuvuzi mu mbaraga z'amasengesho akorana nanjye cyangwa se akaba yajya ahashaka. Rero ibyo ngibyo bivugwa yaba ibyavuzwe nawe yaba ibivugwa n'abandi ibyo nge si byo ndebaho, ahubwo icyo ndebaho nicyo ngomba gukora mu buzima bwa Jackie. Yego, mu rukundo rw'Imana hagati yanjye na Jackie. Rero njyewe mu buzima bwa Jackie uwo Jackie muri kunzanira njyewe siwe nagiye gusura, si nawe nasenganye nawe turi mu rugendo rwo kugera kuri power yo kugira ngo akire. Uwo nasenganye nawe yego suri uwo ngo bazanye kuri kamera. Uwo bazanye kuri kamera ni Jackie kwa papa Buryohe. Ariko Jackie kwa mama Chance ntago yaza kuri kamera, nta nubwo yavuga ibyo muvuga yavuze. Jackie utaraza kuri kamera ni uwuhe rero? Jackie utaraza kuri kamera nuharanira uburenganzira bwe. Yego mu mahitamo ye yuko mu gihe umuntu arwaye atemerewe gutungwa kamera. Yego uwo Jackie yego ni Jackie yego mu gihe ari kumwe na mama Chance yego baba bafite umurongo ngenderwaho umwe mu rukundo rw'ubumwe yego no kuzuzanya bagahurira muri uwo murongo umwe bagahamagara Imana muri urwo rukundo rumwe. Iyo habonetse rero ibintu bitandukanye mama Chance nsabwa kwigirayo kandi mu gihe nigiyeyo hari ibimenyetso bigomba kugaragaza ko nigiyeyo. Jackie ubwe yaza kubyivugira byavugwa n'abandi cyangwa se nge nkabyivugira. Hari ibimenyetso bigaragaza. Hari abantu rero bagiye bavuga ibintu byinshi bitandukanye babikuvugaho sibyo, aho bagendaga bavuga ngo nyine ngo ukoresha izindi mbaraga, ibyo babivuzeho wabisobanuye. Ndetse bagenda bagaruka ku bintu wagiye utangaza sibyo. Ariko noneho Jackie wowe wigeze kuvuga ko ngo nta kintu wigeze urya iwabo mu rugo. Ariko Jackie avuga ati warazaga ngo karya ibiryo byabo ndetse ukanabifata ngo ukabijyana ngo ibyo bamuzaniye imbuto n'ibiki ngo ukabifata ngo ukabijyana ngo ukabimwaka ngo ujye kubifashisha batishoboye. Nakubwiye ko Jackie nagiye gusura Jackie twasenganye ntago yavuga ibyo ngibyo kuko ibyo bintu ni ikinyoma. Yego kandi mu ntambara ndi kurwana kuri iyi mihanda ukuri kuri guhangana n'ikinyoma. Yego Jackie nge nagiye gusura Jackie ubaka kanya nifuriza ko akira. Jackie twese twifuriza ko akira. Jackie tutifuza ko ubuzima bwe buza kuri kamera muri uriya mubabara ari kubabazwa. Ntago ibyo yabivuga. Yego wigeze kuvuga uti Jackie kugira ngo akire arasabwa ibintu bibiri. Icya mbere ni ukwakira Yesu n'umukiza. Uravuga ati ikindi cya kabiri nzakivuga umunsi Jackie azaba yaje kuri kamera. Icyo kintu cya kabiri ni ikihe? Uko bivuze ndumva bijya gusa ariko nkumva ntibihura. Nukuvuga ngo navuze igihe cyo gukira kwa Jackie ariko kugira ngo agere muri hano hantu agomba gukirira kuri uyu munsi agomba gukiriraho hari urugendo agomba kugenda. Yego mvuga n'amahame aranga urwo rugendo. Yego ariyo mahame ari mu byiciro bibiri. Mvuga kimwe ko hari ibintu agomba kurekura agakizwa. Kabiri mvuga ko ikindi si ngombwa ko ngitangaza. Impamvu ntagitangaje nabonaga ko bishoboka ko yagisohokamo cyangwa akakigumamo. Mvuga yuko nibikunda cyangwa bikemera nge nzagitangaza se cyangwa we akitangariza. Byarangiye se icyo kintu agisohotsemo? Ntago ibyo bindeba. Nta nubwo ubaka kanya nemerewe kwinjira muri ibyo kuko ntibindeba kukubaka kanya. Ntago ubuzima bwa Jackie mburimo ngira ngo yaranabibatangarije. Waramusezereye? Byari ngombwa kuko amahame n'amabwiriza mu gusenga kwanjye gukura umurwayi ku gisasiro ntago nabonaga ahamye. Yasabaga rero ko ngenda kandi mu kugenda kwanjye hakinjira abandi bantu. Imana yagombaga kwemera ko bijya ku mugaragaro kugira ngo ejo hagize n'ikiba bitazanyitirirwa
kuko iyi si dutuye noneho by'umwihariko izi mbuga dukorera yikoresha neza byubatswe mu kinyoma. Ikinyoma baragikunda. Kuba mama Chance batangaza ati waroze Jackie, kuba mama Chance batangaza ngo uri umurangi, biriya bintu byabaye Imana yarabyemeye kugira ngo yego yereke isi ko ngiye mu buzima bwa Jackie ntahari, kuko mbaye mpari nta wamutunga kamera. Yego ndibaza rero umunsi wa mbere ujya kubona ukabona Jackie yakoze ikiganiro, wabyakira ute? Wari uri hehe ujya kubona kiriya kiganiro cya Jackie? Impamvu ntabitinzeho sinanabyiteho kuko urukundo nkunda Jackie nta cyaruhindura nta n'icyaruhungabanya. Ni urukundo rwihangana, ni urukundo rubabarira mu gihe ndi kuvuga ibintu bitari byo, ni urukundo rwitanga. Yego biriya ntago nabyitayeho kuko Jackie nyawe usa na se Sharon Jackie suriya nabonaga, ahubwo biriya nabonaga ni igihe kibigomba gukorwa nabo bari gukorana. Yego ariko njyewe mu buzima bwa Jackie ibyo ntabyo nigeze mbona kuri kamera kuko navuze ko Jackie atagomba kuza kuri kamera. Biriya rero nabonaga ni ibitambuka nk'ibindi byose nk'uko bitambuka ku byo Satani yifuza ku buzima bwanjye cyangwa se ku buryo bushaka kugaragaza gutsindwa kwa Yesu wanjye, kandi njye ndi umugore utajya utsindwa kuko uri muri njye ntago ajya atsindwa. Wigeze umuhamagara byibuza ngo umusezere mbwira ati sinzongera gukorana nawe, sinzongera kugusengera, ndabona wanengushye? Oya, narwo ngiye kuvugana nawe ntago ibyo nabikora. Wongeye kuvugana nawe? Ntago nareka kuvugana nawe mu gihe bibaye ngombwa kuko ntacyo mpfa nawe. Turi mu rukundo rw'Imana ruduhuza. Igihe cyo gishobora kunshyira kure ye kubera ko ibisabwa bitakozwe, cyangwa igihe kikamushyira kure bitewe n'amahitamo yiwe se cyangwa abo bari kumwe. Ariko nge mu rukundo ruba muri njyewe ari rwo rukundo narazwe n'Umwami Yesu Kristo uri muri njye. Jackie nta cyatuma tutavugana, nta n'icyatuma tudasuhuzanya cyangwa ngo ubuzima bukomeze. Icyo gihe ndamutse ntamuvugishije cyangwa singume muri rwa rukundo ntago Yesu yaba akiri muri njyewe. Haba hari izindi mbaraga nk'uko babivuga zaba ziri muri njye. Yesu uri muri njye ntiyangana. Yesu uri muri njye agukunda mu gihe wowe utamukunze. Yesu uri muri njye agukunda mu gihe wowe utabishaka. Yesu uri muri njye agukunda mu gihe cyose. Jackie mu minsi yashize yagize gutya tuhita tunamuvaho, ariko tumuva n'ikibazo n'undi cyane kuko nukomeza kumbaza kuri Jackie ntabwo mukubazeho n'ikibazo cyanyuma. Jackie ejo yagize gutya arapostinga kuri statize amastat atandukanye ati ari kuvuga ko ngo agiye gutangaza ngo umurozi ngo umuroga, agenda avuga ati yagiye postinga posti zitandukanye ati muvuna muheto naryamawe ngo aba ngarara ngo amuteze ibidayimoni byo bikamubuza amahoro. Ati wowe ushaka kungira ikimuga nabyibonye wa murozi we, ngo ushaka kunyica ushaka kungira umusazi ngo aro nabyibonye. Nyine yanditse ni comment ndende, ni post ndende, arimo aravuga ko agiye ngo kugaragaza ngo umurozi umuroga. Hashize akanya gatoya ahita akorana ikiganiro na Baburyohe bari kumvikanisha ko ari we ngo warugaga Jackie. Arabyumvisha? Nabibonye bitambuka gutyo. Abyakira ute kwitwa umurozi? Nakubwiye njyewe se umuntu wese afite uburenganzira bwo kunyita uko ashaka, umuntu wese afite uburenganzira bwo kumva uko ashaka, ariko nge mu rukundo rwanjye nkunda abatuye isi, kandi ntakunze uwankunze gusa, nkunda umuntu wese. Ndakomeje nta cinciye intege. Nababwiye yuko yego uwo Jackie siri kunyereka yuko ashobora kuba ari kumvuga nabi. Siwe Jackie ngewe mbona. Jackie mbona mu isi y'umwuka nusa na se Sharon uryamye ku gisasiro ukeneye kubona Imana imugirira neza ikamukiza. Naho uwo nguwo muri kumbwira ngewe wo simbubona mubona mu rugendo rwanjye na Yesu wanjye utanga ubuzima, kubera ko umuntu yemeye kumwakira nk'umwami n'umukiza we. Yego none ndi kugisoza icyo kintu, ariko mu kumva numva Buryohe ndetse na Jackie bagumye bashimangira bumvikanisha ko ngo ni wowe waroze Jackie. None se niba mvuze ko ngewe umuntu wese yemerewe kumvuga uko ashaka, yego
ku buryo bakwita umurozi ni ukabyihanganira uburenganzira bwabo, ngomba kubyihanganira kuko njye ntacyo mpfa na Buryohe. Icyo mpfa nacyo ni icyavugira muri papa Buryohe, Yego. mu mahitamo ye akaba yanyita umurozi kandi ntari umurozi, ariko papa Buryohe na mama Buryohe yego nta kintu mpfa nabo, uretse no kunyita umurozi bemerewe kunyita ibyo bashaka mu gihe cyabo, bemerewe kuvuga ibyo bashaka, ariko ahubwo mbaza ngo njye niyita nde? wowe wiyita nde? Njye ndi umukozi w'Imana, ndi umugeni wa Kristo. Uwo murozi rero ubwiriza abantu kwihana kugira ngo bakire Yesu nk'umwami n'umukiza, abaho ubuzima hari uburwayi. Njye ndumva uwo murozi ntacyo atwaye. wari kumbwira ati ngo abantu twari turi kuvuga ku bantu bakwita ngo umurozi. Wari kuvuga ngo abantu wishimiye ko abantu bakwita umurozi? Ntago abantu banyita umurozi, urumva? Ntago njye ndi umurozi, sinzigera mba n'umurozi, ariko umurozi ubwira abantu kwihana, gukarukira Yesu no guhindukirira Yesu, uwo murozi ntacyo atwaye, kuko aba ari kuroga Satani gusohoka mu bantu. Uwo murozi ntacyo atwaye. Ni ukuvuga ngo ubaye wararoze Jackie waba waramuroze neza kuko warugaga Satani murimo? Nirukana ngo nambaye. Ubaye wararoze Jackie waba waramuroze neza kuko wirukanaga Satani murimo? Agushaka kongera kuvuga kuri Jackie kuko baka kanya mfite umubabaro n'agahinda kuba Jackie akibabara kiribwa atarabasha kugaruka mu buzima nk'ubw'abandi. Yego. Rero mbabarira ntongere. Reka tumuveho twiganirire ku buzima buri hano hanze. Impamvu mumuzana mu itangazamakuru. Imana imbabarire kuba mukubajijeho rwose. Ubundi mwakagombye kumuzana mu itangazamakuru mumushakira affection y'abamwita. Yego. Ibyo nibyo Jackie akeneye mu buzima bwe. Naho ibyo by'ubuzima bwe n'ibiki byose ibyo bintu boya. Ibyo ni ibye ku giti cye. Yego, Jackie reka tumuveho. Wongere kumumbaza. Buryo yifuje ko mwakorana ikiganiro nawe rekane kumukubazaho. Uwo bita Jihadi ejo bundi yaravuze ati munuke mukora icyo mushaka cyose, ariko umuntu wongera kuvuga ku nda ya Yesu ni nge nawe. We na Jihadi ni cye kintu kibahuje? Aha. Ngewe Jihadi uretse kumubona kuriya ku mbuga nkoranyambaga ni ukuri sina namuzi. Yego. Ariko nakubwiye ko umuntu wese yemerewe kuvuga ibyo ashaka mu mahitamo ye. Niba mu mahitamo ye yarahisemo kubivuga uko, nuko Imana yabishimye nta nicyo nabihe. Wemera ibyo Jihad akora? Wemera ibyo Jihad akora? Ariko nta gusanzwe Jihad mu muhamagaro wanjye wa hano ku isi. Yego. Sabwa kumukunda nkuko nakunda abandi bose. Yego. Ariko naho imikorere ye mu mahitamo ye ibyo nibyo yahisemo, nge ntacyo nshinzwe nta n'ikindeba. Shaba mwita umutinganyi. Abo nabamwituko mu mahitamo yabo no mu burenganzira bwabo. Urumva? Rero wizana amahitamo y'abandi yuko bamwita ngo nanjye uze gushaka amarangamutima yanjye yuko mwita. Yego. Mwita ikiremwa cy'Imana, umuntu w'Imana ukeneye kugirirwa neza n'Imana kuri iyi mihanda yaje ngo ahure n'abamukunda, ahure n'urukundo rw'Imana, ahure n'Imana. Amahirwe nagwa amusengera akaba yahinduka twe no kubigomaho. Nawe reka nge nakugekona nifite utubazo dutatu, ntabwo nashaka kukubaza ibintu byinshi. Ubuse ko bari kunyita umurozi nuko ndi umurozi? Ntabwo uri umurozi. None se nyine kuri iyi mihanda abantu bafite uburenganzira bwo kwita uko ushaka, ahubwo wowe wiyita nde? Ubu icyo dukeneye kumenya ko Jihad yiyita. Yego. Ese Jihad yiyita nde? Ahubwo wowe wiyita nde? Ese ngewe mwita nde? Ubaka kanya nicyo abantu bakeneye kumva. Ahubwo wowe wiyita nde? Ngewe niyita umukozi w'Imana, umugeni wa Kristo. Uyu Jihad yarwanyije ko uriya mukobwa arwaza agakira, ntabwo babyishimiye. Niyo mpamvu abantu benshi bamunenga. Wanze ko tumuvugaho, reka tumuveho mite nwibariza no oya. Reka twikore ikiganiro cy'inyigisho. Uko nuko mubeshyera. Yego. Yego. Jihad mu bumana ajya avuga ati uriya oya. Jihad aravuga ati akira. Ejo bundi yarivugiye ati wowe uri kurata ngo ugiye gupfa, ngo genda upfe, ngo nugera ugasanga niwe wenyine wapfuye uzagaruke. Niko yivugiye. Ni mwumvisha amajwi ari kubivuga? Ntabwo njye nkurikirana imbuga nkoranyambaga ibintu abantu bakora. Niko yivugiye. Gusa ndagusabye mbabarira. Tubaveho. Nkure mu by'abantu bavuga.
abo ngabo umuntu tubavuga wese afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka ku muntu Yego. ahubwo ngiye mama chance uwo muntu mbajije ndamuvugaho iki urumva yego uwo muntu umbajije ndamuvugaho iki icyo mvuga ku muntu wese ntarobanuye ku butoni Yego. nuko ahura n'Imana mu rukundo rw'Imana mu cyubahiro cy'Imana Yego. mu mahirwe Imana itanga hano ku isi Yego. kandi umuntu wese aba afite uko azahura n'Imana mu mahitamo ye yego yego mama sha noneho reka tuve muri ibyo bibazo bya bindi abantu bita amatiku cyane ko wowe utayabarizwamo ahubwo noneho dukora ikiganiro twigisha nese kucyuzi ko ari amatiku warangiza ukayanzanamo biba byacitse ubwo ushaka kuntura mu matiku ntabwo mba nyagushyizemo mba ngira ngo ugire uruhande utanga ku byo abakuvuzeho kuko ntabwo ndaza mubaza ikintu abandi bantu batarakubazaho sibyo ahubwo reka tujye kandi tuba dukuye abantu mu rungabangabo nta n'icyo biba binatwaye nta kintu babitwaye ahubwo noneho kuko uramutse ucecetse nk'uko wabivuze ngo abantu baravuze ngo waratsinzwe ngo waratinye ntinye iki njye ntinya satani ntabwo atinya satani njye ntinya ibindwanya njye ndi umugore utajya utsindwa kuko uri muri njye ntashobora gutsindwa igihe cyose ikinyoma n'urwango yego ntabwo nigeze mbona bitsinda ahubwo ukuri n'urukundo yego biba byiteguye gutsinda ikinyoma n'urwango kandi niteguye kubabarira umuntu wese yego wanyiyereka mu shusho y'urwango cyangwa se wanyiyereka mu shusho y'ikinyoma kuko uyu muntu nimuhata urukundo nkamuhata ukuri yizeye intsinzi yego koresha misali mu kiganiro yego okay noneho reka noneho tuhite twigira mu nyigisho z'umunsi uyu munsi rero tugiye kwiga hari igihe nyakunda kuvuga kumva uri kuvuga nkumva uvuze ngo ijambo agatunda ngo bariya ngo bakobwa ngo agatunda kabo ari nabo byakomoye ngo kunda ya Yesu ubundi ngiye nshaka gusobanukirwa ubundi iyo bavuze agatunda bari kuvuga kaki hari reka tuvuge itunda kubera ko impamvu ngo baje agatunda bigiye gutuma dusubira muri Adamu na Eva buriya baravuze ngo Adamu na Eva ngo kera ngo basanze ngo Yesu ngo Adamu ngo basanze ngo Eva ari itunda itunda bavugaga muri Edeni ryari riri umugore mu isi y'umwuka agaragara nk'imbuto imbuto ziteguye ku meza y'umugabo ni ukuvuga ngo umugabo yego wese akeneye ku meza y'ubuzima bwe ko hategurwa imbuto hari abagore bashobora kugaragara nk'ayo matunda abandi nk'imyembe abandi nka zavoka hari n'umugore uboneka muri izo mbuto zose ariko icyo nifuriza umugore wese kuko umukobwa wese ni umugore nk'uko umugore wese nawe yaciye muri ubwo bukobwa ndakwifuriza wa mukobwa we kuzaba imbuto z'umugabo wawe ndakwifuriza wa mugore we kuzaba imbuto z'umugabo wawe impamvu rero nakoresheje itunda yego itunda kwihishurirwa nagize ku itunda sexe y'umugore yego njye mu isi y'umwuka nyibona nk'itunda yego tubibwe mu kinyarwanda igitsina cy'umugore wagiye kuvuga ibiki ugiye kuvuga ibiki tubivuge mu uko waruvuze mu kimi cy'amahanga yego igitsina cy'umugore urwo rugingo rw'umugore ruri hagati y'amaguru aricyo gitsina uvuze nyine ukibonamo itunda njye mbibona mu isi y'umwuka nk'itunda kubera iki gute ntago mbizi nuko mbibona iyo ukirebye ubona ari nk'itunda n'utuderanje none njyewe ndimo ndagira ngo noneho nkubaze noneho wari uvuze ngo ukibonamo itunda kuki muri biriya banditse ngo Adamu ngo yasanze Eva yariye kwitunda ngo Satani yabanje ngo Satani yaraje yereka ngo yumvisha ngo Eva uburyohe bw'itunda ngo Eva itabona ko ngo nyine ngo uburyohe akwiye gushyira umugabo we iryo tunda bavuga ni iyo ngiryo ry'umuryaho hagati y'amaguru bavugaga yego igiti cyari hagati imbabara w'injyana aho hantu ariko nuko ninde kwisobanuza yego nibyo bavuga reka tuba turi gusobanuza ijambo ry'Imana yego nibyo igiti cyari hagati ubwo ni itunda ry'umugore ubwo rero hari umuntu ejobundi wanditse ati ngo se umuntu waba wararyamanye n'umugore wa mbere ngo ni Satani Satani ni umwuka bati Satani niwe muntu wa mbere warongoye Eva bwa mbere oya Satani se afite ububasha ku muntu ate
ku buryo ashobora gukora icyo kintu. Niyo agiye kubikora abikora mu buryo bw'umwuka kuko nawe ni umwuka. None iyo ashaka kubikora mu buzima bwa muntu yinjira mu muntu agakoresha umuntu, ariko Satani ntashobora kwinjirira ririya tunda, ahubwo ashobora gushuka ufite iryo tunda akamukoresha ibidakwiye. Ariko noneho umunsi ngo Eva abimenya ngo yaragiye ngo abwira Adamu ati ngo hari uburyohe twari twarahishwe, aragenda anamwereka ko Satani ngo muri Bibiliya byanditse ko iyi Satani ari we weretse Eva iryo tunda, anamwumvisha n'uburyohe bwaryo. Satani akora ikintu bita kubwiriza. Arakubwiriza wakwemera kinjira, wahakana ntiyinjire. Kiriya gihe rero yakoze icyo bita kwigisha Eva, agira inyigisho n'ibibwiriza, buri aranahanura, aranashumba. Iyi mihamagaro uko ari 5 twahamagariwe mu isi niyo mihamagara akoreramo, nta handi hantu akorera. Ariko iyo mihamagara akayikoramo nk'inzererezi idafite aho ituye, ni umwuka. Rero we yasanze Eva muri Edeni kubera ubuzima bari bibereyemo, ababazwa nabwo kuko Adamu yari yamaze guhabwa ubutware bwo kuyobora Edeni. Amaze kubona hawe umufasha, Satani abona yuko hari inyigisho akwiye kujya guha Eva. Niyo mpamvu mu buzima bwa none Satani kugira ngo agere ku cyo ashaka kugeraho anyura ku mugore. Biroroshye kunyura ku mugore. Iyo yabashije gufatisha umugore n'umugabo burya aba yamubonye, kuko Satani atinya abagabo cyane. Nawe nigeze kumva wajyaga wigisha ibiganiro bijyanye n'imyororokere, kigisha abantu uburyo bagomba kuba indaya ku bagabo babo. Niko wivugiye. Ubundi umugabo atabonye umugore ni nta makemwa. Ni umugabo ni nk'Imana yigendera. Umugore rero mbega ari hafi y'ibirindiro byaho Satani arwanira. Biroroshye cyane kubona umugabo Satani anyuze ku mugore, ariko nanone Imana ishaka kubaka ubwami bwayo yifashisha umugore kuko izi ko kunesha kose kuri mu mugore. Yego. Ruma nangize ngo nsobanukirwe numve iryo tunda ryariweho ni iryande. Niryo ngiryo nyine ryariweho. Abantu bavuga ngo agatunda bajyaga babyibazaho. Nyine Satani yamaze guhishura ibyari bihishwe. Eva amaze kumenya ubwo bwenge aragenda ashyira umugabo. None se yari gushyira nde wundi? Bari babiri bonyine. Yagombaga gushyira Adamu. Ariko bari baragoswe. Baragoswe ibiki? Ubwo buryohe bw'itunda. Yego, yes. Reka rero nkubwire, urumva uretse ibishuko Satani agira, ntago uburyohe Imana yaduhaye ku isi ari iryo tunda. Kuko ririya tunda ritari mu rukundo. Yego. Nta kintu kibi nka ririya tunda. Nta kintu kibi nka ririya tunda. Nuvuga ngo ikintu cyose muri iyi si kiryohe iyo kiri mu rukundo. Ntago uburyohe rero Imana yaduhaye muri iyi si ari ririya tunda gusa. Ririya tunda buriya. Yego. Kugira ngo riryohe nuko mu gifu hari ikiba kirimo. Nukubuhumeka. Yego. Kuki abantu uyu mwuka. Rero twiha agaciro cyane ririya tunda, ahubwo duha agaciro uyu mwuka twahawe. Uyobowe n'iki? Uyobowe n'urukundo. Kuko tuzi neza ko hari abarya ariya matunda bayobowe n'urwango. Aba rero barya ariya matunda bayobowe n'urwango, ba nyira amatunda babasigira ibikomere by'umubabaro. Umuntu watanze itunda akaritanga akarihereza uyobowe n'umwuka w'urwango, ubabitse igikomere cy'itunda rye. Yego. Ariko umuntu watanze ririya tunda akarihereza umuntu uri mu mwuka w'urukundo, uwo yararyohewe. Yego. Kuki abantu babizimiza se muri Bibiliya naho bikabijimije niba byandike neza, kandi hari naho iyo twinjiye muri Bibiliya hari uyituza akahita ateranga imitoma. Ntago nzi Bibiliya cyane, ndumva hari aho noneho babigerura cyane muri Bibiliya, ariko kuki hari mu itangiro ho babizimiza ntibumvikanishe ko iryo tunda ari uko baryamanye, kandi noneho kuryamana abantu bahita bumva ko kuryamana ari ikize. Impamvu itangiriro ribizimiza ntago itangiriro ryawe ari amatunda. Itangiriro ni ubwami bwawe bw'uwuriwe ku isi. Kuko ntago ubwami bwawe ku isi itundariza ku munota wa nyuma, kuko niyo Satani atagendera Adamu na Eva bari kubaho mu byishimo muri Edeni. Bakabyara bate? Bakororoka bate? Kubera ko byose bibaho kubw'umugambi w'Imana. Imana yarabyemeye biraba. Kuko buriya na Satani yari kuturwanya, twebwe abatuye mu bwami bw'Imana. Imana iba yabyemeye kugira ngo isohoze icyubahiro cyayo mu bantu. Rero na buri Imana yarabyemeye kuko mu bubasha ifite. Yari ifite ububasha bwo guhagarika Satani ntabavogere. Yarabyemeye rero kugira ngo umugore azabyara ababaye, icyubahiro cy'Imana aho kihaboneke.
kugira ngo Adamu nawe azarye yishakuya icyubahiro cy'Imana kiboneke Yego. muri ubu bwami bwa muntu rero muri Edeni Imana ifite ububasha bwo guhagarika Satani ntatwinjirire cyangwa ikabyemera akatwinjirira kugira ngo igaragaze gutsindwa kwe Satani we yarazi ko Adamu na Eva agiye kubihererana muri ibyo yababwiye asanga habitsemo icyubahiro cy'Imana cyo kugwira tukororoka natwe tukaba turiho rero hari igihe yereka Imana ko bwa bwenge cya kimwe cya kabiri yamanukanye cy'ubwenge bw'Imana azatsinda Imana yacu ntitsindwa rero mu bubi yamanukanye bwo kwica no kurimbura buriya yarazi ko Adamu na Eva barangije kumbe ntakamenye ko ariho Imana igiye kunyura itanga umusaruro w'ibiremwa by'abantu kuvuga ngo no mu mikorere ya Satani Imana yiteguye kuhanyura ikihesha icyubahiro ku muntu yaremye umuntu Imana yaremye ntihakagira umuciraho iteka n'abari abita kari abanyabyaha hariya habitse icyubahiro cy'Imana mu gihe basobanukirwa ukuri ubwo buntu twahawe nabo bakabubona bagakizwa rero nta muntu wemerewe guciraho umuntu iteka agihumeka uyu mwuka w'abazima rero umuntu wese agihumeka ubumana burashoboka kuri we kuba ibintu byagira gute byahinduka bijyana gute rero kugira ngo habeho umwuka w'ubusambanyi utera umuntu yumve ko agomba gusambana buriya rero Imana yigeze impishurira ibi byiciro bine by'urukundo twiga mu ishuri tunazi bibaho urukundo rw'Imana urwa kibyeyi urwa kivandimwe hari urundi n'uruhe urukundo rw'Imana rwa kibyeyi rwa kivandimwe reka nivugire kuri izi eshatu nta kibazo n'urw'abana b'Imana yego nukuvuga ngo izi nkundo uko arenye nizo twiga mu ishuri ariko uru rukundo duhere ku rw'Imana hari uduce dutanu tugize uru rukundo ariko tuza tugasanga n'urukundo rwa kibyeyi rukaza rugasanga urukundo rwa kivandimwe utwo duce tukaza tugasanga urukundo rw'abana b'Imana utu duce habonekamo agace kitwa kwikunda ni ukuvuga ngo umuntu waremwe waremwe uyu muntu agendana irari iri rari rero umuntu wese waremwe ufite ubuzima bwuzuye agendana irari rero uyu muntu Imana imurema yavuganye nawe mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 iramubwira ngo muntu inama yari yabaye mu ijuru tuguhaye ubutware bwo gutegeka isi ugategeka ibikururuka amafi yo mu nyanja ndetse n'amatungo reka nivugire uyu mubiri umuntu arawutunze umuntu usuye tubona umuntu n'uw'imbere rero Imana yahaye umuntu gutegeka amatungo reka mbare ko mu gihe utaragira ibyo utunga umubiri wawe urawutunze nibwo butunzi ufite yego Imana yaguhaye uzana hano ku isi ibindi nibigenda biza abana uzabyara yego umugore uzashaka ukamutunga biranashoboka ko n'umugabo yagutunga yego ariko wowe muntu iri rari riba muri wowe irari si iry'ubusambanyi gusa umuntu yaremanywe irari ryo kurarikira iby'umubiri ukeneye n'ibituye iyi si rero umuntu asabwa mu butware gutegeka irari iyo irari ryakuyoboye uba wabaye umugaragu w'ibihe rero ntago dukwiye kuba abagaragu b'ibihe wenda uri umusore ugeze mu gihe cy'ubugimbi igihe cy'uburumbuke mukobwa oya uburumbuke bwigutegeka bwira uburumbuke ngo sindashaka bwira uburumbuke ngo ngewe iki si igihe cyo kugira ngo niyandarike irari ryanjye ndinyanyagize mu bagabo umusore bwira ubugimbi bwawe ngo iki si igihe cyo kugira ngo niyandarike mu bakobwa nk'uko Imana yahaye Adamu umugore uva mu rubavu rwe nanjye ntegereje Eva uzava mu rubavu rwanjye nanjye ntegereje Adamu uzasinzira nkava mu rubavu rwe rero igihe cyose irari ryakuyoboye ukumva urashaka gusambasambana uba wabaye umugaragu w'ibihe ntabwo uba ukiri umutware w'ubuzima bwawe kandi si n'irari ry'ubusambanyi gusa hari n'ababa bafite irari ry'amafaranga ugasanga umuntu amafaranga aramuyoboye aho kugira ngo ayayobore ugasanga umuntu ayobowe n'iby'isi aho kugira ngo abiyobore rero igihe cyose iby'isi irari ry'iby'isi ryakuyoboye irari rya sexe yawe ryakuyoboye irari ryo kwirata ukusa n'uko umeze byakuyoboye amarari ni menshi ntabwo irari ry'ubusambanyi gusa ariko buri wese aba afite ibimuganza hari abaganzwa n'ubwo busamba amarari y'ubusambanyi hari abaganzwa n'amarari y'iby'isi hari abaganzwa n'amarari y'ubwiza hari abaganzwa n'amarari y'imiryango umuntu akumva afite irari nyine ryo kwirata imiryango se cyangwa kubu
mbega amarari ni menshi amarari yo kwirata amashuri n'ibindi byinshi rero ntago dukwiye kuganzwa n'irari ahubwo irari tukwiye kuritereka kuko twebwe abantu tuvukana kwifuza tuvukana irari kandi turenda turipfana icyo dusabwa no kubitegeka turenda turipfana impamvu nkubashije rero kuri iki kintu ngo biterwa bigenda bite kugira ngo umwuka w'ubusambanyi ujye ku muntu nuko mu minsi yashize nagiye kubona mbona umwana w'umusore w'umuhungu ukiri mutoya abahanzi bamwita Yamano sinzi nimba umuzi ngiye kubona mbona video arimo arasambana iriya video waba warayibonye sinavuye ko ntajya nkunda kujya ku mbuga nkoranyambaga mbona bingeraho gutyo nkitambukira ariko waba warabonye iti ngo Yamano babyumva babivuga no kuvuga ngo uko Eva Satani yamusanze akamwereka icyo gukora tuba dufite amajwi yongorera abantu mu buryo bw'inyigisho nivuga butumwa rya Satani yongorera abantu icyo gukora ariko ikibazo si icyo gukora ahubwo ikibazo no kumenya igihe ibyo bintu bikoramo naho bikorera n'ababibona iyo ufashe ibintu mugomba gukora muri babiri ukabituzanira urumva haba habayeho kurengera hari ibikorwa bya babiri hari ibikorwa bya wenyine hari n'ibikorwa bya rusange rero izi ngingo uko arebye ukubona tuzambika tukazihisha niko n'ibikorwa byazo bigomba guhishwa ingingo zigaragara tutambika n'ibikorwa byazo bikorerwa ahagaragara iyo wafashe ingingo zigaragara zitambikwa ibikorwa byazo ukajya kubihisha ni ikibazo gikomeye niyo wafashe ingingo zambikwa ukajya kuzishyira ahagaragara icyo ni ikibazo gikomeye rero Satani abereyeho kunyuranya agafata ibyari umwera akabihindura umukara agafata ibyera akabihindura umwijima agafata umucyo akawuhindura mbega ibye ni ukuvangavanga rero nta mpamvu yo kumuciraho iteka mu mahitamo yahisemo ibyo ariko muri kino gihe yahisemo ibyo ariko ntituzaho imbere ibyo azahitamo nk'uko ashobora kuba yarakoze ibyo nawe hari ibindi ukora bigucira iki urubanza ahubwo niba ubonye akoze ibyo mwebwe mubona ko bitemewe mwakora iki kugira ngo ibyo bintu wenda atazongera kubikora ariko kumuciraho iteka ese twebwe ibyo dukora kuki tuticira iteka kuko ni byinshi dukora bitemewe ese wowe video y'Yamano ubwo warayibonye nabyumvishe bitambuka gutyo uriya ngiye sinyanya ku mbuga nkoranyambaga ariko abantu mfite kuri WhatsApp nibo bampaye amakuru njya kubona nkabona umuntu utima amashanse we tikabaye byakomeye ati nk'ibi bintu urabivugaho iki mbega mwebwe mujya kumbaza abanyamakuru abantu mfite kuri WhatsApp bambajije ibibazo ntafitiye ibisubizo bamwe nkanabihorera kuko mbona igihe atari icyo cyo wagiye kubona umuntu akora rero mwaje kumbaza kuri uwo muntu uri kuvuga ntashaka kuvuga izina rye ndatekereza uyu munyamakuru ababereye umuvugizi igisubizo twakibahaye nta mpamvu nta comment nta n'icyabaye biriya ni ibisanzwe muri ubu bwami bwa muntu umuntu afite uburenganzira bwo gukora ibyo ashaka wagiye kubona umuntu akoresha video y'Yamano ntago ari umwe ngewe kuri WhatsApp yanjye urumva abantu banyandikira harimo abaceceka baba barigize abakirisitu badashaka kugaragara ko nibibera hanze aha batabibamo kandi babibamo hari n'abantu banyisanzuraho buri kibazo cyose agize akaza kumbaza ibyo byiciro ndabifite kuri WhatsApp hari uwo mpita nsubiza direct hari uwo mbika mu gihe kuko mba nzi ko itangazamakuru rishobora kubimbaza ibyo babonye kuri zino mbuga nkoranyambaga nkaceceka nkabanzi yuko hari igihe ibyo bintu nzabibazwaho nkabisubiriza muri rusange kuko ntago abantu bose wajya kubasubiza ikintu kimwe kandi bari kubaza ikintu kimwe ibyo babyita guta umwanya kandi ushobora gufata umwanya bose ukabasubiriza rimwe nanjye ni mpamvu nabikubajeho kuko ubu uri umukozi w'Imana uko byagenda kose urabibona ariko hari icyo biba byigisha mu isi y'umwuka nk'uko bivuga niyo mpamvu navuze ati ubu wagiye kubona abantu nk'abangaye bakoresha video y'Yamano bati birabivuga iki birabivugaho iki urangije urayireba nako wumiwe nararebye nyine ndumirwa ariko mbifata nyine nk'ibitambuka kuko nabonaga ari igihe kimukoresheje ibyo hakwire no kubitindaho kuko niyo mahitamo ye umuntu wese yemerewe gukora ibyo ashaka ariko nanone tumenye neza ko igihugu cyacu hari ibintu ushobora gukora bigahinduka nk'amakosa ushobora guhanirwa rero dukwiye kwirinda ibintu bishobora kubangamira sosiyete ndetse bikahabangamira n'amahame n'amabwiriza y'igihugu cyacu basore bakobwa ni byiza ko mba mu mudendezo w'uburenganzira bwanyu ariko twirinde kurengera iriya video ntabwo yakugushije nk'umukozi w'Imana koko oya nta kintu byambwiye nta birenze nta cyabaye ni ibintu bisanzwe njye numvaga aho gutara nayibonye
oya nayohererejwe n'abantu bagera nko muri 5 ubona bumiwe induru ziri kuvuga abantu bo kuri iyi mihanda bakunda byacitse yego ni abantu bake nshobora kubona bashobora gufata ikibwiriza cyahinduye abantu benshi bakagisharinga ngo bakinyoherereze ariko iyo hagize icyabaye njya kuri WhatsApp nkasanga nk'abantu 5 tima amashance kabaye tabara dusenge baza biyambitse ishusho yo gusenga nese habaye iki nkajya gufungura nkasanga nibyo nyine bisanzwe kona gwa video y'amana nukuri sindabona umuntu cyokoza hari abo njya mbona ukabona umuntu anyoherereje nk'umuririmbyi uri kuririmba umubwiriza uri kubwiriza ariko ndakubwiza ukuri abo nibo bake nifitiye abantu b'inkunda rubyina yego bikundira byacitse bikundira kwirebera bambaye ubusa noneho kugira ngo ubwo ngo babaje ngo kunyereka nyine kandi abo bantu ndabakunda burangiye nkunda umuntu umbwiza ukuri umuntu nyiyoberanya haramvuna ati mama chance byacitse byakomeye ati reba y'amano dore reba isi yashaje dusenge utaje avuga ko isi yashaje irimbutse akavuga ati mama sha dusenge baza mbega bari mu kwera kw'Imana ariko kumva bafashijwe bishimye baryohewe nabyo rero uwo wambara ubusa abafite abazashimisha bakishimye none ko badasharinga ibibwiriza ngo basharinga umumama wambaye neza wiyambitse basharinga umupapa wambaye neza wambaye ibyubashye bagasharinga uwambaye ubusa cyangwa werekanye ibyo bintu kigaragara abantu bo kuri imihanda bakunda byacitse ubwo rero uwo yampano yabahaye nyine ibyo bakeneye barishima baraseka baranezerwa nta mpamvu yo kumuciraho iteka baramuseka ariko baranishimye yego ntabwo ari ibintu byaguteye agahinda kujya kubona ukabona uriya mwana aracyari mutoya ari kumwe n'undi mukobwa bari kuryamana mu buriri biriya bintu nawe warabihu nyine ukajya kubona none ukabona abantu bari kubikohereza n'abantu wita abakozi b'Imana ntabwo byaguteye agahinda oya ntabwo kuri telefone mfite abakozi b'Imana gusa mfite n'abantu bibera mu Mana ibibazo byaje ibibazo byarangira bakayisohoka urumva mfite rero n'abahora mu Mana bitirizo ryo zina ry'Imana kandi ari abapagani noneho nifitiye n'ababa mu Mana mu bihe byose rero izo ngeri zose tuba tuzifite kuri WhatsApp urareba ukumirwa noneho ikintu ngiye mbona nkahita mbwira Imana ndavuga nti n'uyu n'uwawe hari icyo wakora niba twiyeretse isari muri kino gikorwa cya rwihishwa ndagusabye Imana ubutaha ibintu ntibizasubira cyavuze icyo kintu mpita nshima Imana nsigaye nkunda kubona umbare mugarukeho nsigaye nkunda kubona Jackie yarakijijwe cyane bitewe n'ukuntu arapostinga cyane Imana ashima Imana biriya bintu nawe subishima biriya nibyo twese urubyiruko tuba dukeneye kubona mu rubyiruko rwacu bimeze gutyo urumva nta wakwanga kubona umwana w'u Rwanda umukobwa w'u Rwanda cyangwa umusore w'u Rwanda ubuzima bwe bwubakiye mu Mana dore ko ari n'iterambere ry'igihugu cyacu Satani mission yiwe ni ukudusenyera igihugu atwangiriza urubyiruko ariko umugambi w'Imana ni ukutwubakira igihugu ubumana bugaragara mu rubyiruko ndetse n'abakozi byareka kunezeza gute se ko mukunda ahubwo nababara mbona yagiye mu bibi ariko mu gihe mbona ari mu nzira nziza y'umurongo mwiza w'Imana ni ibyishimo kuri njye aho byaba byaranyuze hose ariko ni ibyishimo kubona yego abantu bafite ukuntu bafataga umuntu kutari kwiza akaba ari kugaragara mu zindi nzira nziza zihesheje Imana icyubahiro yego hari mugenzi wanjye yarambwiye ngo mukubarize ikibazo inshuti yawe Rukundo wo mu kibaya cya Rukundo Empire ngo yagize amatsiko ariko nizere ko ari icyanyuma kuko ni icyanyuma n'icyambere kibanziriza icyanyuma uyu Rukundo rero ngo yagize amatsiko urumva ubwo umunsi hakorwaga urabizi ko hari haciye iminsi umuvandimwe Pastor Claude apfushije umubyeyi nubwo abantu bakunenze kuba utaragiye ngo kumutabara ibyo byo ntitubigarukayo kuko byo bagombaga kukunenga babwiwe n'iki ko ntagiyeyo ntabwo wagiyeyo kujyayo no kwiyereka isi ko nagiyeyo ntabwo wigeze ugaragarayo none se ni ngombwa ngo ibikorwa ngiyemo byose niyereka isi ko nabigiyemo wagiyeyo muri bwa buryo bw'umwuka nshobora kuba ahantu mu buryo bw'umwuka cyangwa haba mu buryo bw'umubiri wagiye gutabara Pastor Claude mu buryo bw'umwuka cyane rwose nari mpari utaza gutuma Pastor Claude nawe yarakwihanangirije ati Pastor Claude agiye kumutabara mu buryo bw'umwuka uragenda ugerayo nawe waba warateruye umurambo wa papa Pastor Claude nkuko wateruye Gogo uyu murambo nagombaga guterura n'uwa Gogo wa papa Pastor Claude kutawuterura reka hariya nigereyo nguruka nitambukira mu kireraho ugiye gukora yiki ngiye gushyigikira
inde wari ugiye gukora iki ngiye gushyigikira umuntu w'Imana mu rukundo rw'Imana nyine ugenda gutyo akabana bagenda mu mwuka babyita kugenda buzimu reka ubu nshobora kuba nicaye aha twe ntago tugenda buzimu reka ndabyirukanye mu izina rya Yesu twe tugenda mu bumana kandi ibyo nta muntu bitabaho ushobora kuba wicaye aha ngaha urumva umutima wawe uri butari nawe bikubaho n'undi muntu wese bimubaho ibyo babyita kugenda mu isi y'umwuka yego rero shobora kuba iki kibiri kitarankundiye ko ngerayo ariko mu isi y'umwuka narindiyo muri pole mwihangane bibaho mu isi turabashyitsi n'abimukira mu isi turabashyitsi n'abimukira magaye abakurikirana izi mbuga nkoranyambaga ko bitabareba ubundi ntabwo bibareba uyu rukundo y'ikibazo arambwiye ngo nkubaze sinacyo nayo ngwaje yambwiye ati ngo wakire gute kubona rero agarutse mu gihe avuye gutabara umubyeyi we arangije araza ngo agakora icyo bita kwihenura kuri social media akaba ati rero ngo buri muntu wese ngo waba waravuze ku mubyeyi wanjye ngo wese ngo nifurije ko ngo umuntu wese waba warakoze ikiganiro ku mubyeyi we ngo akamwifuriza ko yapfusha aho gati ngo amwifuriza gupfusha ngo umuntu wese ngo uzi ko ngo yakoze ikiganiro kuri ngewe ngo nawe mwifurije ko yazapfusha urashaka kumbaza icyo mbivugaho nyibaze neza ni icyo kimwe cyonyine ikibazo rwose nizere ko utari bugende iki kibazo ni iki kibazo cyonyine gusa ni ukuvuga ngo Pastor Claude mbere yuko apfusha papa we hari abantu bagiye bamukoraho ibiganiro sibyo na nyuma yuko apfushije papa we ubwo ni nka hari se wabo mbere akimara urumva yashyinguye ku gatandatu yashyinguye ku cyumweru ku wa mbere ahita aza aravuga ngo umuntu wese uzi ko yankozeho ibiganiro mwifurije nawe gupfusha n'ikiriyo cya papa we kitararangira hanyuma nkawe Pastor Claude umufata gute kuba afite abantu ashumbye ari umushumba akaza akavuga ibyo bintu kandi azi ko hari abantu yenda bahagarariye ese muri rubanda imbaga nyamwinshi rubanda yenda ashobora kuba ayoboye ni nk'iki yenda wowe Pastor Claude ucyumva ko yavuze iryo jambo ni nk'iki we nawe dufata nk'umushumba ni ukuvuga ngo ni nk'iki wabivugaho Pastor Claude mu mahitamo ye no mu burenganzira bwe bitewe n'ibimurimo n'amarangamutima ye yemerewe kuvuga icyo ashaka no comment yego ariko ngiye nkanjye mama Chance ndahera kuri abo bamuteraga amabuye yapfushije ntago bikwiye umuntu mu gihe yapfushije kumwishima hejuru no kumushinyagurira waba umwanga umenye neza ko ibyo byamubayeho nawe ejo byakubaho mu isi dutuye ntago isakaye umuntu wese yamuvira ugapfusha yego hanyuma tugarutse rero kuri papa Pastor Claude ngiye mama Chance icyo namubwira ni yihangane yego ababarire nta kundi muri iyi si mu byago byacu cyangwa mu makuba yacu bitwereka abo tubana abo turi abo aribo bitwereka abadukunda baza kudufata mu maboko bikatwereka n'abatwanga batuvugaho icyo bashaka rero icyo namubwira nakomere yihangane mu byago bye kuba abantu baramubwiye ibintu bikamubabaza bigatuma nawe aza kugaragaza umubabaro we naho w'ibyo yivugiye n'amahitamo ye no comment hanyuma gusa ikindi barenzaho muri rusange muri iyi si icyo ubibye nicyo usarura ngo bivuze ngo Pastor Claude icyo ari kubiba nicyo azasarura oya kuki sumvugira uwo ni wowe ubivuze rero jewe urumva ntago ari Pastor Claude gusa nta nubwo ari nanjye gusa ni twese muri rusange nawe n'abadukurikirana icyo ubibye nicyo ugira gute usarura iyo ubibye ibyiza usarura ibyiza iyo ubyibibi by'ibibi usarura ibibi wihita rero utera comment kuri papa Pastor Claude iyo mvuze gutyo simba mvuze Pastor Claude simba mvuze abamuteye amabuye mba mvugiye muri rusange nanjye ndimo nawe urimo hanyuma agira gutya kubiba imbuto nziza kugira ngo tuzasarure ibyiza agira gutya haza kuvamo umuntu umwe amutwerera inote y'ibihumbi 10 uri kumva amutwerera inote y'ibihumbi 10 ariko mutabara kubera ko yari yapfushije se wabo Pastor Claude arangije gutya akanda akanyenyeri amusubiza ibyo bihumbi 10 ariko
wambabariye koko mwere twe kumujyana mu matiku ukajya ureka gukunda twe amatiku. kumujyana mu matiku rwose pfa kumusubiza Nakubwiye ariko ko rwose Pastor Claude mu mahitamo ye yemerewe gukora ibyo ashaka, yakwakira yabibasubiza. ikibazo cyumvikana umuntu Oya wapfushije, reka naninanira. oya mwihorere kanjye mwibariza oya mwihorere kamwibariza uyu nguyu urukundo mwihora bari kukuzana amatiku kandi njye wabonye ko twiganira ijambo ry'Imana turanigisha. Ikibazo cya nyuma ngiye kukubaza Mama Chance rero urabona ubu ngubu aho tugana mbabare ukinsubize turi tariki 17 z'ukwezi kwa 11 umwaka ni 2025. Uyu mubyeyi turi kugana Mama Chance mu kwezi kwa 10 yatugejejeho inkuru yuko atwite. Turi kwibaza tuti ukwezi kwa 11 kugeze hagati hari n'abakeneye kugura amata y'umubyeyi, hari abakeneye kwita izina. Umwana aravuka ryari, twitegure ryari? Reka ntago umwana wanjye bazamwita, ahubwo nge ninjye wabahaye izina yitwa Rukundo. Yitwa Rukundo. N'umukobwa n'umuhungu? Reka ni abahungu babiri n'abakobwa babiri. Kwari bane? Ni bane nyine nibo ntwite niko navuze. Yego. Ubwo umwe azitwa Rukundo undi yitwe nde? Bose bitwa ba Rukundo, ahubwo andi mazina arengaho bitewe na buri mwana ubuzima bwazabaho kwisi. Nababazwa cyane rero n'abantu baza bakabigereranya n'ibi ngibi. Amwe bati ngo umwe ngo yitwa Buravani, ngo ni ngo yitwaga Jay Polly, ngo ni bakamwita sinzi undi mukobwa ba Gogo. Urumva ngo undi ngo wari usigaye ngo ni Jackie, ngo akaba arinda ngo iri gushaka kuvamo ngo agashaka gukira, na Jackie nawe yarabyihamirije. Nakubwiye kandi mbwira n'abadukurikirana abatuye isi buri wese yemerewe kuvuga ibyo ashaka nk'uko abyumva. Abana bawe uko ari bane hari waba ufitanye isano na Jackie? None se navuze ko ntwite kandi mbabwira ko nimbyara nzabatangariza umwe muri abo bana ntwita abandi nkabahisha. None kubera iki yego ushaka ngo ibyo abantu bari kuvuga nanjye abari wo murongo ngenderaho kandi buri wese afite amahitamo ye kuri iyi si. Ngewe icyo navuze nuko nimbyara nzabireka umwana umwe mbatangarize ko nabyaye. Yego nkuko nababwiye ko ntwite, mbabwire n'itwita ryanjye nicyo bishatse kuvuga. Kandi ibyo bizaba muri kuno kwezi kwa 11, byaba kuri 30, byaba ku itariki 28, byaba ku itariki ntazi ndabizi se. Ni ibanga ryanjye kuko umubyeyi yego kubyara kwe bimenywa nawe n'Imana n'umuganga wamupimye, abandi ntibabinabareba. Icyo abandi baba bagomba kumenya no kumenya ngo se umubyeyi yabyaye bazima se bapfuye babayeho n'ibyo. Rero naho abantu bo uko bavuga nibashake bazavuge ko abapfuye bose mbatwite, nibashake bazavuga ibiki, ibyo ni ibyabo n'amahitamo yabo. Umuntu wese yemerewe kumvugaho icyo ashaka mu mahitamo ye no mu burenganzira bwe, kandi nge kuri ibyo byose nta komenti. Yego. Reka dusoze gutya rero. Nashimishijwe nuko mu kiganiro wakoranye na Rukundo wasomyemo ijambo ry'Imana, ariko muri ijambo ry'Imana numvishemo akantu kuko ngo umuntu agomba gupfa. Sinzi impamvu waba wateguye rya jambo kuki ari ryo waba wateguye ko uza kwifashisha kwa Rukundo Empire. Turakubitwa ariko ntitubabara, turicwa ariko ntidupfa, ahubwo urupfu tugendana n'urw'umwami wacu Yesu Kristo. Rero sinjya nkunda gusoma Bibiliya mu bantu kuko nahamagawe nk'umuvugabutumwa, cyangwa bibaye ngombwa Imana ikankoresha muri ubwo buryo. Ariko nge Bibiliya nyisoma mu buryo nk'inkomezi y'urugendo, ibyo kurya nk'umutsima nifashisha kugira ngo mbashe guhabwa izindi mbaraga nkomeza urugendo. Rero ntago ririya jambo narisomye kuko narindi mu mwanya wo kubwiriza kuko sinanarivuzeho, ahubwo narisomye ndi gusubiza yego ikibazo narimbajijwe ku nkoni ndi gukubitwa binyuze mu mwuka satanike witwa ikinyoma, gusebanya, urwango biherekejwe n'uburozi bwitwa amagambo. Rero nta kindi narifite kuvuga kuri ibyo bintu uretse gutanga igisubizo cyitwa ririya jambo ry'Imana. Urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye abikorinto ibice 4:8, umuntu wese akagarukira aho ashaka. Gusa icyo mbwiriza abantu nujya gusoma ijambo ntugasome umurongo umwe cyangwa imirongo ibiri, ahubwo ujye usoma icyo gice cyose uzajya wumva icyo Imana ishaka kuvugana nawe mu rugendo rwawe.
kabiri nuza muri bino biganiro dukora Yego. ukumva akajambo kamwe bakaseho kari kwirukanka kamamariza ikiganiro cyose kugira ngo uze ucyumve ahubwo ujye ukurikirana ikiganiro cyose nibwo uzakuramo ibyo ugomba gukuramo Yego. bigufasha mu rugendo ubwo wakoze icyo kiganiro n'intego yari afite. urupfu rufata ute urupfu rufata ute urupfu ndufata nk'isomo ry'ubuzima nk'umuteguro wo kurangiza urugendo rw'ubuzima bwa muntu. ujya ugira ubwoba bwo gupfa oya gusa ikibazo ngira ni ukuba napfa ntarangije mission yanjye. mission yafite ni ihe mission yanjye yanzanye ku isi ni uguhanura. Rero kuba napfa ntacyo bivuze ahubwo igifite icyo kivuze ni ukuba nagenda ndangije icyanzanye mu isi kuko iyo njya ni heza kuruta ahondi. ariko utinya uburozi Ntinyiki? utinya uburozi utinya n'abarozi kuko ubushize wawe twari turi gukana ikiganiro bavuga ngo hari akarozi ngo Oya. kari kugira urumva ntabwo ntinya abarozi urumva ahubwo nanga ko bambangamira. Kiriya gihe nakwerekaga uburyo baje kumbangamira none se wabonye ibyo dukora tutarabikoze kandi umurozi ari aho ngaho ari gukora ibye. Yego. Rero ntago ngewe ntinya abarozi ahubwo barambangamira. wiruka kurwana n'abarozi ryari buri munsi n'ubu niriwe ndwana nabo ntimwaje se mugasanga nacitse intege. Hari ishyirahamwe ry'abarozi bari bishyize hamwe ku ndoga cyane cyane banyibasira ku wa mbere kwa kabiri noneho byagera kwa gatatu umunsi wo kuza mu itangazamakuru bakanyibasira ariko ndashimira Yesu ko ibyo bakora baratsindwa kuko ndi muri kava ya Yesu y'amaraso ya Yesu. umurozi wakugoye cyane ni uwuhe mu gihe kuva watanya kurwana n'abarozi umurozi wangoye ni uwaje yiyambika isura y'umwana wanjye w'imfura. oya yaje mu isura y'umwana w'imfura Yego. gute akiyambika isura ya Chance akaza yahindutse Chance angana na Chance yarangiza akaza gukora ubuyobe bwiwe mu bana banjye yarambangamiye yarangoye. oya Yego. byagenze bite mu masha ntabwo icyari cyo gihe cyo kubivuga. oya ariko ngende kubyibazaho urambwiye ngo yaje ngo yiyambitse isura ya Chance yangiza akazakora ubuyobe mu bana bawe ku buryo yarazaga akaba yakwicara muri salo abamusanze muri salo bakagira ngo ni Chance kandi atari Chance. wese ukabwirwa n'iki ko atari Chance njye narabimenyaga ko natewe nkahita njya guhangana nawe. icyo gihe Chance yabaga ari he yashobora kuba yibereye ku ishuri cyangwa yibereye hamwe na bagenzi be. ubwo se hari igihe waba waravangiye ukaba warwana n'umwana cyangwa ukakwita umwana uzi ngo ntabwo icyo gihe urwana. Eh. Na Chance nawe arabizi hari igihe abaga yicaye muri salo ajya kubona akabona iruhande rwe hicaye undi muntu basa bameze kimwe bareshya banangana akampamagara akambwira ati ma tuzi ko iruhande rwanjye hicaye umuntu dusa tungana tumeze kimwe. Icyo gihe rero ntabwo umurozi nta bundi buryo twamwirukanyemo twamwirukanishije ibyanditswe kuko amasengesho ubwayo ntiyari bumwirukane pawa y'uwo ndiwe ntiyari bumwirukane uburenganzira bwa Chance mu kubaho ntibwari bumwirukane ahubwo twamwirukanishije ibyanditswe. kuva icyo gihe kugeza amagingo aya ntago arongera ariko uwo nguwo kabisa niyo mutekereje ndavuga nti satani burya ni umurwanyi. waramukubitaga undi murozi unzengereza ni umurozi ukunda gutera abantu yiyambitse isura yanjye. oya hari umurozi ujya utera abantu yiyambitse isura yawe yaratsinzwe ariko akenshi iyo tugiye gutangira amasengesho y'iminsi 40 niho hahaguruka umwuka wo kunyita umurozi. uwo murozi rero umva naramubwiye nti samahane kabisa. nese uwo murozi wiyambitse isura yawe yakoze iki cyatumye uhita ubona ko hari umurozi yari manyangisha abantu. byagenze bite yakoraga akazi ko kunyangisha abantu. urabona mu buzima bwa muntu ukaba wiryamiye hano ukahita ubona nk'umurozi akaba mbibona mwiyerekwa nkabona ko yambaye isura yanjye yagiye gutera umuntu runaka. icyo gihe rero bihita bituma mbaza Imana ntiharakorwa iki. icyo gihe hari uburyo ngiye mpita nemeramo gupfa nkahita ngira ubuzima niyambura kugira ngo ibyo bintu bitaba kandi abarozi barabikora akaba yafata iyo sura yawe akajya kuyikoresha ahandi hantu we ntubimenye. Yego. umaze gupfa kangahe hantu bakunda kubikora bashobora kuza bakica umwana wawe. Yego. barangiza bakahita bamutaburura bakahita bajya kumukoresha mu bindi bihugu wowe ukaba uzi ko umwana wamushyinguye kandi umwana we mu kindi gihugu ariho. Rero abo barozi bakora gutyo ikora yiyegereza neza. Yego. abo barozi bakora gutyo ni abarozi bamvuna cyane mu by'ubuzima.
niyo mpamvu ibintu by'ubu buzima ngewe mbaho mbitesha iki agaciro. Nta kintu wankangisha kuri iyi si kuko ndiho ku bwa Kristo, mbayeho ku bw'umwami wanjye. umaje gupfa nka kangahe mu masha Ngewe se uri kugira ngo wiyambure ubwo buzima kuko uwo murozi yishyize mu isura yawe? ngewe igihe cyose hari imbaraga z'icyaha zaje kundwanya sabwa gupfa. gupfa ariko wabigize ibintu byoroshye. Ego ko ni nko guhumbya no guhumbura. Ubundi se mwe ntimupfa buri munsi? Bunaka kanya wapfira mu nawe kiganiro. urapfa. Jya ntago ndapfa. Urapfa nuko utabimenya. Uramutse aka kanya umenye ko hari nk'umurozi cyangwa hari umuntu nyine uri gukoresha iyo sura Oya, yawe. hari abarozi ngiye suzugura nkababona simbabonere na time. Burya umurozi nahaye igihe cyanjye. Uwo murozi abarenze. Nkamugwiza wamuhaye igihe cyawe? Umugwiza umugabira ikiganiro gute? Sinakubwiye ko ngiye nta kibazo nzigera ngirana n'abantu kuri iyi si. Mugwiza, izina Mugwiza, uzwi mu bantu nka Mugwiza. Nta kibazo na kimwe mfitanye nawe, nta n'icyo nanamuvugaho, nta n'icyo mpfa nawe, nta nubwo nemerewe kumuvuga nabi. Yego. Uriya duhurira mu bumuntu bwo kuba tuva amaraso atukura. Nituvuga umurozi rero ntugire izina ry'umuntu ugira ute? Uzana. Kuko ngiyo mvuze umurozi nta muntu mbona, ahubwo mbona Satani. Iyo mvuze dayimoni nta muntu mbona, ahubwo mbona Satani. Kuko ngiye kubona abantu n'ibintu abantu bankorera. Hari abantu mu buzima bwanjye naba ntakinatekereza. Ese kuki umurozi ahitamo kuza mu isura yawe? Baza mu masura y'abantu benshi. Ubu umurozi aka kanya ashobora kwinjira mu muntu tuzi nk'umukozi w'Imana, akicara muri kamera, akaroga ubuzima bwanjye, akabusebya, akabwandarika, akabwangiza, mwe mukabona uwo muntu. Kandi ngewe naba ndi kubona uwo muntu siba ari we mbona, ahubwo nkabona umurozi wamwinjiye. Umuntu ashobora kwicara kuri kamera, mikoro yego ashobora kwicara kuri kamera agasebya umuntu, akamutaranga, akamwangiza, akamutangira, akamuzamuka, mwe mukaba muri kubona uwo muntu. Nge ndi kubona dayimoni runaka n'izina yitwa. Umuntu ashobora kwicara kuri kamera akavuga ibintu runaka, mwe mukabona uwo muntu. Nge nkabona umuzimu w'umuntu w'umwuka wapfuye nko muri za 80 niwe uri kumukora. Kanga abazimu urababona? Nakubwiye ibyo ushaka kwibona. Rero mu buzima bwa muntu duhuje amaraso, duhumeka umwuka. Nge sinjya mbona umuntu ngo mubonemo yego uko we abantu batekereza nakamubonye, ahubwo mubonamo urukundo rw'Imana. Niyo yaba ari mu rwango rwa Satani rwo kumukoresha, mba mubona ko ako kanya Satani yaba ari kumukoresha, ejo hari ibyiringiro by'uko yahinduka uko Imana ishaka. Nibaza rero wenda kuri uri kuntinza. Oya, ntago ndi kugutinza. Wambabare tukava kuri kamera. Oya, impamvu waruvuze ngo hari igihe ngo umuntu ashobora kuza ngo yigize mu ibintu byose uri kubinyuragura muri kubinyuramo, kandi mba numva buri kintu gifite igihe cyacu. Ikintu gifite igihe cyacu, ariko ngewe mfite ikibazo kimwe kiri kukwibaza kuri mwe. Ushaka ko tugenda duha abantu, urumva? Agace k'ikintu runaka, agace k'ikintu runaka, agace. Reka wenda tuzafata umwanya w'ibindi ubutaha, ariko nibaza iki, hari igihe hari na rimwe wowe nka Mama Chance umurozi cyangwa umuzimu, umuntu yari yihindura wowe akaza agakora ikiganiro kuri YouTube atari wowe? Oya, ibyo nta nubwo ubwo bubasha babubona, babishobora. Ibyo bintu niyo babikoze babikora rwihishwa. Nkuko mvuze ngo umuntu ashobora kwicara kuri kamera, twe tukabona umuntu runaka, ariko muri we hari imbaraga ziri kumukorera. N'uwo muntu ziba ziri gukoreramo, ariko umurozi ntiyatinyuka kwicara ngo yambare isura ajye mu bantu yigaragaze. Niyo babikoze babikorera mu ngo, kandi bakabikora mu buryo bwa rwihisho, ku buryo ibyo bintu nunabibona utabibona mu buryo buri rusange bw'umucyo, ahubwo ubibona mu mayobera y'umwijima. So reka nsoreza ahangaha, ubwo ikindi nzakimubaza ubutaha, ni icyo nashaka kubaza, ariko reka tuzagikora ubutaha nk'uko ubivuze. Tuzabiganaho ubutaha ikindi nashaka kukubaza, sibyo? So reka ngushimire rero, wakoze. Tubwire abantu gukora subscribe kuri Mama Chance TV cyangwa se Mama Chance Official, kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Se Mama Chance, kutajya uvuga nimero ya telefone no kubera iki? Nimero ya telefone nyine hari ukuntu iyo utanze nimero abantu bahita bahamagara ari benshi, ariko ku kiganiro kuri Mama Chance Official bihari, naho ngaho ushatse wayishyiraho, nta kintu biba bitwaye. Ariko nyine mba numva atari byo ngombwa. Dusoze n'isengesho? Nta kibazo. Sawa. Mana uri mwiza, ntawe uhanye nawe, byinshi bituruka muri twebwe
ibyiringiro ni kuri wowe n'ubushake bwawe kugira ngo icyo ugambiriye mu kubaka ubwami bwawe mu buzima bwa muntu gikorwe. Twakwemereye nawe urabyemera, bigenda uko nguko Mana. Twebwe nk'abantu tubibona bihita kuko twakwemereye, ariko wowe uzi icyo ugomba gukora. Intego nta yindi ni ukugira ngo dukomeze urugendo tuzagere mu bwami bwawe amahoro. Urakoze Kristo mwiza kuri kumwe natwe kandi ukomeje kubana natwe. Igihe kiraduhagaritse ariko wowe ntujya uhagarara. Komeza umurimo wawe mu bantu bawe. Icyo nifuza kandi wantumye ni ukugaragaza impinduka Mwami Imana mu bantu bawe. Iyo mpinduka ukayigaragaza kuri buri wese, umuntu akisanga yahindutse. Rero aba bagabo, aba bamama, aba basore, aba bakobwa, nyemerera Data icyari ubwami satanike gisenyuke, ubwami bwawe buze kuri buri muntu wese. Izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Dufunze amarembo y'ikuzimu Mwami Imana Nyiringabo, ahubwo ijuru ririfunguke kuri buri wese kugira ngo ukomeze Kristo abe ari wowe wihesha icyubahiro mu mugambi wawe mwiza. Urakoze kuko ujya wumva gusenga. Ni mu izina rya Kristo duseze twizeye, amen. Sarakoze cyane.